Ijambo ry'umunsi n'uburi igitangaza cyawe. Ushobora kuba warumvise inkuru mu byanditswe byera aho Yesu yagaburiye imiryango 5,000 imigati igera kuri 5 ndetse n'amafi 2 byonyine. Natekereje kuri iyi nkuru ejo bundi ndetse cyagaragaye n'uburyo abigishwa babanje gushishikariza Yesu kohereza abantu mu rugo kugira ngo bashobore kurya. Bari bagiye kwirukana abantu mu gihe nyamara bari babakeneye, kandi mu by'ukuri bari bagiye gusiba igitangaza cy'Imana yashakaga gukorera hano hantu. Ni ikitwibutsa cy'ingenzi yuko dukeneye kwitega yuko Imana mu gihe gikenewe ikora ibintu bidasanzwe. Tugomba kumenya yuko iyo twize kubaho twizera aribwo ibitangaza biba mu buzima bwacu. Ikindi gice cy'iyi nkuru nkunda cyane ni igihe Yesu yafashe umugati yarangiza agashimira hanyuma agatangira kuwutanga. Umugati mu ntoki ze ntabwo wari uhagije wo kugaburira imbaga, ariko niyatekerezaga nk'abantu bo mu isi. Yakoresheje ibyo yari afite maze atera intambwe yo kwizera. Kenshi na kenshi nitujya dufata ibintu bike dufite tuzaye dutegereza yuko Imana ikora igitangaza. So gukoresha ibyo ufite kubera yuko nzatuma bigwira. Uyu munsi banza umenye yuko akantu gato ufite mu maboko y'Imana gashobora kuba akantu gakomeye cyane. Fata intambwe yo kwizera kandi wizere yuko Imana izagusanganira. Shakisha Imana igukorere, yizere uya amahirwe yo kwimikira mu buzima bwawe kandi ntukore igitangaza cyawe. Yesu arababwira ati ntabwo bakeneye kugenda, mubahe icyo kurya. Soma Matayo igice cya 14 umurongo wa 16. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka Nemi. Wabutekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguhe umugisha.